umva ahantu hatanu ugomba kwirinda gukura umugore cyangwa se gushakira umukunzi. Ahantu hambere mu rusengero, cyane cyane ahantu bahanura bakora ibitangaza hamwe banagukuramo ibyaha. Sinshatse kuvuga ko abakobwa bose mu rusengero batakubaka, ariko ujye ugira amakenga kuko haba hari bamwe baba bari gushakira ubuhungiro n'umutuzo kubera kwivuruguta mu bikorwa by'umwanda byo mu iyisi, bakaza gushakira umugabo mu rusengero aho batabazi batabacishamo ijisho ngo babacire urubanza. Bibiliya igira iti uzabamenyera ku mbuto zabo. Bro, jya witondera ibishashagirana byose suko ari zahabu. Ahantu ha kabiri utagomba gushakira umukunzi, mu kabari cyangwa se muri bare cyangwa se mu rubyiniro. Ntukabona umukobwa mwiza mu kabari cyangwa se mu rubyiniro ngo wumve wamugira umugore. Iryo ni irari ntago ari urukundo. None se urakeka ko mu bagabo bose bamutereta ku munsi ari we mugabo mwiza abonye yakubaha agakunda akagandukira? Nese umukobwa wamenyereye kubimba uzamubyimbana wenyine? Ese nimubana urakeka ko azahara amabogari yamubyimbaga akamutamo? Ese urakeka ko azanyurwa nawe gusa? Ese urakeka ko azagutekera akakurerera akagukarangira akanyobwa wowe gusa wenyine? Icyo wakisha. Ahantu ha gatatu niba uri umunyarwanda, gushaka umugore w'umuzungukazi bizakugora kubaho wishimye. Niwumve ko uzashaka umugore w'umuzungukazi ngo azakubahe cyangwa se agukorera imirimo nk'iyo umugore usanzwe ashinzwe akora ku mugabo we, urugero nko konsa, kurera umwana, guteka ndetse no kumesa n'ibindi. Azaguca amazi agusuzugure kuko azaba yumva ko akurenzeho kandi utamurusha agaciro niyo waba umurusha amafaranga. Ahantu ha kane